I have received ibihumbi 218 angana n'amadolari 1.52. Mukurikire video mugiye kubibona uburyo byagenze. Ni ya application nyine ngiye kubereka uko babikuza. Icyo usabwa rero ni ukureba video. Ari amafaranga angana n'ano madolari. Mukurikire rero. Hello friends, ndabasuhuje. Abantu mwese mukomeje gukorera amafaranga muri no application yitwa OKX. Iyi OKX rero ejo nabakoreye video bibabwira uburyo ukora account ubundi ugahita winjiza amafaranga ugikora account gusa. Ku batararebye video ibyerekana mugende muyirebe. Iyi video rero niyo kuyabikuza uyakuramo hano. Ikindi kandi cyamaze kuba akarusho muri no app, ngira ngo ejo duherukana mfitemo amadolari 0.54, none mubona mfitemo idolari 1.54. Wakibaza uti ese yavuye. Ino application igira uburyo bwo kurifaringa refero. Ubu ngubu nabonye umurefero umwe niho ari amafaranga yavuye. Uraza ugakanda hariya rero nkanze hano hejuru kugira ngo rifaringe. Niba ushaka gukomeza kuyakorera ukaza hano kuri refero program ugakandaho ugakopiya ino link iri hasi. Ariko kuba badashaka kurifaringa nabo ni ugukora account nyine ukibikuriza ari amafaranga yawe. Washaka application ukayikora muri telefone yawe. Fa kuba ari amafaranga nyine yo gukora sign up ubu yakoze na ya verification. Nabikoze muri video iheruka mwarabibonye, ubwo abatarayibonye mugende muyirebe. Abashaka gukomeza kuyakoramo nyine maze kubibabwira, urakanda referral link yawe, umuntu nafungura agakoramo account akarangiza verification bazamuha welcome bonus ndetse nawe baguhereze idolari 1 ryo kwa muri farinze. Ikindi kandi nakomeza kubabwira kuri ino application ikora nka Binance, ni nka Binance neza cyane ko iyo ifite akarusho ko kuba itaruhanya cyane nkuko Binance bigenda. Iyi application yo iroroshye cyane. Mbo arira amafaranga amaze kwiyongera, murabona mfite dolari 1.54. Video iheruka nayo ndi kubereka ko nari nakoreyemo 0.58, amadolari 0.58. Kandi nayo nayakoreye mubibona. None mbizeza ko muri no video tugiye kuyabikuzanya twese. Abantu mutazi kubikuza tugiye kurebera hamwe uko yabikuza akugere kuri Momo, agere kuri Momo yawe. Icyo usabwa rero ni ugukurikira. Abantu benshi umuntu abereka video mugataruka mukagera kuri step ya nyuma agiye kugera kuri Momo ugasanga muri kubaza ibibazo byinshi kandi umuntu yabisobanuye. Ikindi kandi niyemeje kubereka rwose step by step. Ngiye gukora video nyinshi zivugaho kugira ngo atazagira umuntu ucikanwa nino promotion ino application iri gutanga. Yitwa OKX. Ukanda referral link nkuko nabiberetse muri video ibanza, ugashyiramo email yawe, bahita bakujyana kuri muri Play Store ka downloading na application, ubundi gukora sign up, ugashyiramo nimero zawe bakaziverifyinga kugira ngo nyine bajye bakwishyuriraho. Ikindi ukaverifyinga ID yawe n'isura yawe, ubundi bikagenda neza bakabara kuverifyinze nyine ugahita uhabwa welcome bonus. Mbo tugiye kubikuza rero. Icyo usabwa no gukurikira. Urakurikira step by step kugeza amafaranga ageze kuri Momo yacu. Mbo mbere na mbere rero, mbere yuko tubikuza, hari abantu bagira ikibazo ugasanga hano amafaranga n'urugero ari muri USDT cyangwa ari muri Bitcoin, ukabura uburyo uyahinduramo Bitcoin cyangwa se uyavana muri USDT uyajyana muri Bitcoin. Nk'urugero murabona hano tugiye kubikuza, tukanze withdraw, tugiye kuri P2P trading. Ni urugero hano withdraw ugurisha nyine ari amadolari bakayagwa mu manyarwanda. Tukande sell ni urugero nka hano, wenda dushyizeho amafaranga dukanda hano kuri maximum. Murabona bazanye idolari 1 kandi kuri balance mfiteho idolari 1.52. Murabona aya sinayabikuza. Dore uko tubigenza rero, bivuze ngo amafaranga mfite hari mu madolari ni idolari 1. Ikintu ndi ubanze gukora, ndabanza nze hano inyuma. Murabona mfite idolari 1.53. Hano bikunyeka ko ari mu madolari ariko hari amafaranga ari muri Bitcoin. Murabona idolari 1 riri mu madolari nyine, irindi andi ari mu ma Bitcoin aringaho. Hari ya 0.53 ari mu ma Bitcoin. Cyo ndakora ni iki rero? Cyo ndakora uraza hano inyuma, hano nyine kuri
hano hanze, ubundi uze hano hejuru kutunuza dutatu ukandeho. Ubu turi gushaka kubikuza amafaranga yacu yose, turi gushaka ko ajya mu madolari. Uraza ukanda hano kuri convert rero, kandeho. None numara gukandaho, ikatubanze dufate rya dolari rimwe ryacu ryose turihindure mu ma bitcoin. None twongeye tuyakure mu ma bitcoin tuyahindura amadolari. Uraza hano ubikonfirme convert, ubona ko yamaze kuba converted. Tukande done, tugaruke hano inyuma hacu turefreshinge. Ubu gutya yamaze guhindurwa. None turagaruka nanone twongeye tuyakure mu ma bitcoin, none tuyakureho yose. No hano urabanza ukande hano nyine kugira ave muri bitcoin ajya muri USDT. Tukandeho, tugiye gushyiraho ayo dufite yose muri bitcoin. Murabona noneho tugiye kuyahinduramo ama USDT. Ngaya muri kuyabona. Twabanje dufata dolari rimwe twari dufite, turyongera kuri ya ma bitcoin yandi twari dufite aba menshi. None tugiye kongera tuyakure muri bitcoin tuyasubize muri USDT. Ibintu bisaba kubikurikira witonze. Niyo mpamvu ndi kubabwira ni ndabikoraho video nyinshi kugira ngo mubashe kubyumva neza. Noneho kandi hano uconverting. Ubu gutya nabwo byamaze kuba converted. Tukande done, dusubire inyuma. Sasa ubu ngubu rero amafaranga yacu turayafite ari mu madolari, tugiye kuyabikuza gutya nta kibazo. Murabona kiriya gice kimwe kigiye nicyo batwara nyine ko yaguhora converting. Tugiye kuyabikuza rero. Mukurikire hano niho hingenzi. Uraza hano kuri assets, kandeho. Nurangiza uze hano kuri withdraw nyawo balance, muri kubona ko bari kuyihindura. Kuri withdraw ukandeho, urahitamo withdraw method. Uraza ukanda hano kuri P2P trading. Ushaka kuyohereza umuntu uzi, wakanda hano kuri withdraw crypto. Ariko kuko ko tugiye kuyagurisha bakayaduhereza kuri Momo, turakanda hano kuri P2P trading. Kandeho. Noneho hano niho ruzingiye. Uraza ushake umuntu wizewe. Umuntu wizewe wamubwirwa n'iki? Umuntu wizewe uraza ukareba hano transaction amaze gukora. Hano transaction yamaze gukora 593, yamaze gukora 600, yamaze gukora 300. Uraza urebe izo transaction. None ikindi urebe bari kuyagurisha kurangahe. Amafaranga bari kuyagurisha kurangahe? Bari kuyagurisha, uyu ngaye kurigurisha dolari rimwe ku 400, yari kurigurisha ku 395, yari kurigurisha ku 390. Uraza urebe nyine umuntu uri bugwa amafaranga menshi. Nkuko tubibona hano, bano batatu ba mbere nibo tugiye gushakamo umuntu tuyagurishaho. Aba nabo abari abantu bari active. Mubirebera hano nk'uyu nguyu ubu ngubu ari active kwa karakanuza k'icyatsi. Uraza ugakanda hano rero kuri sell, ikaba ari turigurisha amafaranga yacu. Kande kuri sell, kande kuri sell. Ndihangana gato, kande kuri sell rero. Uko mubibona gutya twagezemo, urahita uza ukanda hano kuri maximum kugira ngo amadolari yose ufite ahite azaho. Dukandeho, kandeho maximum, ubwo nyine n'amadolari yose dufiteho. Sorry, murabona uno muntu twahisemo umuntu wemera amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 7 gusa, kadushaka undi wemera angana nayo dufiteho. Nkuko mubibona nyine we yemera kibuza hagati y'amadolari 7 kuzamura, ubwo ni ibihumbi 10 kuzamura nibeshye. Katuze dushake umuntu uri bwemere amafaranga make yacu dufite. Nk'uyu yemera kuva ku 2,000, kandi ubanza ari amafaranga yacu dufite yakunda idolari rimwe n'igice, ubwo 2,000 ushobora kuba bigeraho. Uraza urebe hano rero. Please, iyo ni factory nayo ugenderaho ucuzinga umuntu. Ucuzinga, urabona nk'uriya twari twahisemo, kamusubireho murebe. Nk'uyu twari twahisemo impamvu bidakunze, w'amafaranga makeya yemera kubikuza guhera ku 10,000 by'amanyarwanda. Ubwo ni amadolari 7 mwabibonye babitweretse. Nuko tuze duhitemo umuntu. Urabona nk'uyu afite 2,800, ubwo nk'amadolari 2 cyangwa 1.9. Kadushaka wenda ufite nk'amadolari
nk'uyu nguyu wenda byakunda kuko ni 2,000 kandi idolari 1 n'igice dufite bishobora kugeramo. Kature niba nta wundi ubwo nitumubura turahitamo uyu nguyu. Dore n'undi hano hasi nawe afite 2,000. Ukomeza ugashakisha, dore n'undi wemera noneho 1,300. Urafata rero abo ngabo wabonye bashoboka, yaba uyu yaba ndetse na n'uyu nguyu, yaba ndetse n'uyu nguyu, urebe uri gucuruza ku mafaranga menshi. Turabona ko ucuruza ku mafaranga menshi ari uyu nguyu, kandi nawe turabona amaze gukora transaction nyinshi. Ubwo niwe tugiye kurigurishaho. Urakanda kuri sell nk'uko twari twabikoze rero, sell. Abazi gukoresha Binance ibi babyumvishe kare, ariko utabizi nawe ntugire impungenge turabikwereka. Uraza ukanda hano kuri maximum rero, murabona ko bise bikunda amafaranga yose dufite kuri balance ahise ajyaho. Murabona ndaza kwakira amanyarwanda agera ku 2,118. Kubera uba waregistarinzemo nimero zawe rero biba byoroshye. Kubera uba waregistarinzemo nimero zawe biba byoroshye, urahita uza ukande hano, nimero zawe bahita bazimwereka. Sell with fees. Mbere yuko tuyagurisha, kambanze ndebe ko umuntu ngiye kuyagurishaho ari active, kugira ngo transaction yihute. Iyo ushaka ko transaction yawe yihuta, ureba ko uwo muntu ari active. Nk'ubu uyu murabona ntabwo ari active, ubwo byansaba ko nza gutegereza akaba active. Ariko kugira ngo transaction yihute, ushakisha umuntu uri active. Kugira ngo rero byihute nawe mubibone ko bikora, reka nemere nshaka umuntu ugurisha kuri make nta kibazo. Uyu nguyu birakunda, ndabona kandi ari active, reka ari we nyagurishaho. Ubwo ngiye kuyagurisha kuri uyu nguyu nubwo ari bume makeya, ubwo nyine no kujya mu bibone. Ariko ubutaha nyine ubwo nawe nujya kubikora ukabona ikugurisha kuri menshi nawe uriho uzamushaka. Uyu nguyu ni uri active rero, reka aba ari we tugurishaho nubwo ari kugurisha ku mafaranga makeya. Ubwo niwe tugiye guhitamo. Dukande sell nk'ibisanzwe, kanda sell nk'ibisanzwe. Uko mubibona biraje. Uyu wenyine murabona ari online, ariho arahita yaduha nona. Bategereza connection zanjye kugenda gake. Twari tugeze n'ahangaha, twari tugeze. Urahaza nyine ukande maximum nka kwa kundi twari twabikoze, kugira ngo amafaranga yawe yose ajyeho. Maximum y'amafaranga ufite kuri account. Nkuko mubibona nyine dukanze kuri maximum, amafaranga yose dufite ahita ajyaho, max yose. Nicyo ubushatse kuvuga. None rero nkuko nabibabwiye, kubera ko uba wararegister ukoresha nimero zawe, urakomeza. Amafaranga nimero zawe bahita bazimwereka, agahita yoherezaho, nawe aya madolari agahita amujyaho. Sell USDT with 0 fees. You haven't set up your bank account. MTN mobile money account information. Do you want to add it? Ushatse wakanda add it. Nta kibazo, katubikore. Ubwo nyine tugiye kwadingaho mobile money cyangwa se bank account ari bukoreshe yoherezaho add. Ubwo currency urabirekera gutya n'ubundi ntibihinduka. Bank transfer cyangwa se mobile money, ubwo twe duhisemo mobile money. Shami Jacques, ubwo ni amazina nyine ari buzeho kuri najya kohereza. None tujye kuri mobile number. Mobile number ushyiramo nimero za mobile money nyine za MTN. Zishyiramo zose uko zakabaye, ukareba niba utibeshye kugira ngo bataza kuyayobya nyine. Iyo umaze kubikora rero, nituza ugakanda hano add, kadingaho. Noneho urahita uza verifying with passkey. Urashyiraho nyine fingerprint yawe cyangwa se hari aba bashyizemo pattern ya telefone. Ubwo dukomeje transaction zacu. Rero mbere yuko birangira bahita bakwereka hano sell confirmation. Murabona uransome amategeko n'amabwiriza. Nk'ubi rya mbere bavuga ngo you can't cancel the order after confirmation. Barakubwira bati numara kwemeza ko ugiye kuyagurisha ntabwo wabihagarika. Ikindi, receive payment with a bank account wallet under your name.
ugomba kuba uzi neza ko amazina yawe wayanditse neza kuri hahandi nyine tuvuye, ndetse na nimero zawe cyangwa se banki washyizeho. Uraza ucekinga urebe niba ari byo koko, ubwo nibyo. Ushatse washyiraho banki akawunti hano. Ubwo iyo umaze kubona ko ari byo neza, uhita uza ugakanda hano kuri seri. Kaduseringe rero. Urabona ibintu biba byizewe cyane ku buryo bakubwira bati ushyiraho fingerprint yawe. Ubu nayo niyo ngiye gushyiraho, nyishyizeho. Ubu ngubu ndayaserinze. Murabona you have a new message. Ubu bampaye message nyine yuko nserinze ari amafaranga, none ndategereza nawe ansubize. Ubwo ngomba kwakira aya mafaranga ibihumbi, aya ngaya ibihumbi 2118 niyo agomba kohereza. Ndategereza rero, nkuko mubibona order iri bube muri ano masegonda. Urategereza rero, ugomba gutegereza. Kadutegereze turebe ko message ya mobile money iza ivuga kuri ariya mafaranga. Nkuko mubibona ino application ibinyoreje message iti umaze kugurisha aya mafaranga. Noneho ikindi kiba kizuyemo hano nuko order bayihagarika iyo uriya muntu uyo utabyemeje yuko amafaranga yayohereje, order bahita bayikansaringa. Ikindi wenda mwamenyaho nuko amazina ye, iyo akoresha amafaranga no mazina niyo uhita ubona nyine ko amafaranga kugezeho aturutse kuri uno muntu. Ikiba gisigaye urategereza ukarako message ya MTN mobile money iza. Ubu ngubu nibyo turimo, ubu nibyo dutegereje. Ikindi iyo ushatse uza hano muri chat ukamwibutsa, ukamubwira utinyohereza amafaranga. Ikindi wenda mu gihe tugitegereje message, ubugarutse hano inyuma ukareba kuri account yawe ukoze refresh, amafaranga abakiriho kubera nyine ko we aba atarabikonfirma. Iyo amaze kuyakohereza kuri mobile money hano hahita habaho 0. Bireka muraza kubibona, namara kuyohereza kuri mobile money yanjye ahita aba 0. Amafaranga yawe igihe cyose ubu kiyafite mu gihe atarabikonfirma cyangwa se ngo ayakoherereze. Mbega ni wowe iyo amaze kuyakohereza ni wowe utanga raporo uvuga uti amafaranga nayabonye, ahasigaye ni muyamuhereze nawe. Iyo utabikoze nawe arakureka. Ubu ngubu dutegereje ko atwohereza amafaranga yacu. Ikindi wenda kureba details za order yawe, uraza ugakanda hano kuri P2P trading, ugakandaho kuri P2P trading, uraza ukareba hano hasi kuri orders, ugakandaho. Nkuko mubibona iri pending payment, minota 25 yose isigaye. Ubwo ngubwo nyine abatarayakohereza, iyo amaze kuyohereza ihita iba completed hano. Katube dutegereje rero. Yes, murabona rero baratubwiye bati the buyer remind you to release the crypto. Kanze ndebe niba koko yayohereje. Ubu ngubu nyine ababwiye ati njye amafaranga nayohereje. Uraza ugakanda hano rero kuri P2P trading, ariko njye nta message ndabona. Urabona ko message ya mobile money ntayo ndabona. Uraza ugakanda kuri P2P trading, ukajya muri orders, order ukareba, ugakandaho. Mbo message ngiyi ndayibonye. Ubwo ngiye gukora release. Ngiyi message hejuru, jya muri kuyibona, murayibona rwose. Reka nyikande muyirebe. Ngiyi murabona ko handitse you have received 2118 nkuko twari twabivuganye. Nkuko nyine ni ubwo ari amafaranga ahuye nano mafaranga, nkuko mwabibonaga nyine muri ya transaction nakoze. Kanze nkandeho rero mubirebe neza. Bituzano kuri orders kugira ngo rano mafaranga agende, nabyo ndaje mbibereke. Mbo murabibona ko ari 2118 yohereje. Murabona ko angezeho. Ngo amafaranga yacu turayabikuje. Ikintu ukora rero uhita umukorera release. Umukorera release kugira ngo amafaranga yawe aveho. Murabona dusubiye inyuma hano, murabona ngiyewe aracyari, ntibashobora kuyamwoherereza utabyemeje yuko yayakohereje kuri mobile money. Kandi ngaya amafaranga muri kuyabona nayabonye. Ubwo ngiye kumukora release rero. Iyo udakoze release arakurega.
kandi ubwo iyo akureze biba bibaye ibibazo nyine, murumva arakureze, kandi hano niho turi gukura amafaranga, urumva ubutaha nta kindi wongera kuhakorera. Ahantu ndi gukanda muri kuhabona, byo mukorere release, kansubira inyuma mubibone, kankore nsubira inyuma mubibone, uraza ukanda hano kuri orders. Ubwo tuvuye kuri P2P cyangwa reka nsubira inyuma nanone, uraza ukanda hano kuri P2P, ukandeho, uze ukande hano kuri orders, ukandeho, numara gukanda kuri orders iyi ngiyi urahita uzikandeho nayo, numara kuyikandaho urahita uzukanda hano kuri release crypto, uraba ugiye kuyamwohereza nyine kuyareka agende, ukandeho. Mboka dukandeho, kandeho release, please confirm if you have received the payment. Kugira wemeze ko wakiriye amafaranga rero urabanza ujye gufata screenshot, tuyakandeho, dufate screenshot ngiyi muri kuyibona, tugarukemo turenza dukande hano, ngo tujye kwa uploadingamo iriya foto nyine yuko twayabonye, tubibereke nyine. Tegereza ifoto ijyemo neza, tegereza ifoto ijyemo neza, kubona biri kugenda gake kanyisubizemo, murabona ifoto igiyemo ngiyi, kadukande release crypto rero, ubundi tegereze. Nkuko mubibona badusubije inyuma kuri dashboard. Ikintu cyanyuma usigaje ni ukuverifyinga, ntushobora kurekura amafaranga utaverifyinze ngo ushyiremo fingerprint cyangwa pattern yawe, ushyiremo fingerprint, ubu gutya biba birangiye. Urabona amafaranga kiba gisigaye ni ukubaretinga, ukavuga ko byagenze neza. Urabona ko amafaranga 2118 nyakiriye, ngurishije amadolari 1.52. Ubu gutya birabaye. Usubira inyuma rero kuvyunga assets zawe, kandi refresh, ubona balance isiba 0. Kandi ubu ninkomeza kubona abandi barefero amafaranga n'ubundi ariyongera. Umurefero umwe $1, babiri abiri. Ubwo abarefero 10 ni amadolari 10. Murumva ko ayo mafaranga ni menshi pe. Ayo mafaranga ari kubacika kandi si ibintu bikwiriye. Mukore subscribe ku muntu utarayikora, ngira ngo video murayibonye yo kubikuza. Ubu tangiye kubereka indi app ariyo yiyi nayo. Iyi nayo ndi kuyakoreramo, ariko sindayibereka, ndi kujya mubanze mwumve neza iyi. Dore ngiyi kanyikandeho muri balance mfite, ngiye murabona ko mfite 1.69. Ariko iyi application nzayibereka neza tumaze kurangizanya ni abantu mwese mwabyumvishe uburyo amafaranga ari kuvaho, uburyo turi kuyakoreramo. Batarakora subscribe rero mukore subscribe, ngiye mubashe kubona video zitaha. Murakoze cyane.